wowe wahisemo gukomeza gukurikirana televiziyo Rwanda n'ibiganiro bitandukanye biyitegurirwaho. Iki cyo ni izingiro ry'ubukungu je ugusuhuza ndi Ruziga Emmanuel Masantura, nkaba nkwifurije gukomezanya nanjye muri iki kiganiro ku ngingo zitandukanye twabateguriye, harimo aho turi buze no kugusesengura kubijyanye n'uburyo bwawe bwiza bwo gushora amafaranga. Niba harayo wari ufite ku ruhande, hari bigiye kuyakoresha utari wateganyije neza, uyashyize ku ruhande ko nyuma y'iki kiganiro hari umwanzuro ushobora kuza gufata mu bijyanye no gushora imari no kuzigama amafaranga yawe kugira ngo azatanga umusaruro ejo n'ejo bundi, kandi yakuvane mu cyiciro kimwe gushyira mu kindi mu bijyanye n'imibereho myiza. Reka mu buryo bwihuse rero dutangirane n'amakuru atandukanye avugwa mu bijyanye n'ubukungu. Iterambere Fund, ariko turamaze twereke umugabane wabo muri iki cyumweru. Uyu munsi ku munsi wa gatanu wagiye uzamuka umunsi ku wundi, bivuga ngo buri munsi bigaragara yuko hari inyongera igenda igaragara ku mugabane wa Iterambere Fund. Iyo ushyizeyo amafaranga yawe, nabo baragenda bakayafata bakayashora ahandi mu buryo tubibuze kubona mu bisobanuro birambuye, ariko bigaragara yuko kuwa mbere byari amafaranga 157 ubwo ni ku munsi wa mbere. Ku munsi wa kabiri byari amafaranga 157 ibice bigenda byiyongeraho, ngira ngo muragenda mubibona. Ku munsi wa gatatu byari 157 kuwa kane umunsi wejo byari amafaranga 157 uyu munsi byara amafaranga 157 bivuga rero ngo umunsi ku wundi agaciro k'umugabane w'ishoramari muri Rnit Iterambere Fund kagenda kazamuka. Bivuga ngo iyo ushyizeyo amafaranga yawe ni nako agenda agira agaciro. Cyiza cyahangaha nuko nibijyanye n'agaciro k'ifaranga kitabwaho bitewe n'igihe ishoramari ryawe riba rimaze muri icyo kigo. Bivuga ngo hari ingingo nyinshi zishobora kukurengera mu gihe cyose haba habayeho gushora imari muri iki kigo cyangwa kwizigamira binyuze mu buryo bagiye bashyiraho. Nubuhe buryo rero? Mu kanya gatoya mwisesengura turabigarukaho turi kumwe n'umutumirwa wacu. Narimaze kubibateguza yuko dufite umutumirwa muri studio ugiye kugaruka ku bijyanye n'ishoramari mu buryo rusange, ariko mu buryo bwihariye mu kigega Rnit Iterambere Fund. Uyu akaba ari Gashugi Andre, akaba ari umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa. Bivuga ngo ibijyanye n'ishoramari byose turabiganiraho turabigarukaho tusobanurirwa cyane cyane na bwana Gashugi Andre. Turagushimiye ko wemeye ubutumire bwacu. Murakoze cyane Masantura. Yego, iyo umuntu yumvishije ngo ikigega Rnit Iterambere Fund aba yumva ko hari ikihe kibazo iki kigega cyaje gusubiza. Nuvuga ngo ikigega Rnit Iterambere Fund ni iki muri rusange? Urakoze kuri icyo kibazo. Rnit Iterambere Fund ni uburyo leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bwashizweho kugira ngo bukomeze gushishikariza abanyarwanda umuco wo kwizigamira no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane. Rero kugira ngo abantu bashishikarizwe gushora imari cyangwa bizigamire, nuko hagomba kuba hari uburyo bagomba kubikoramo. Rero hashyizweho ubu buryo ubundi bwitwa Unit Trust, biba ari ibigega by'abantu bishize hamwe amafaranga makeya, noneho bigacungwa n'inzobere mu icungamari cyangwa mu bijyanye n'ishoramari, noneho bakabafasha kugira ngo ayo mafaranga yabo y'ubwizigamire bashobore kuyashora ku isoko ry'imari n'imigabane. Nibwo noneho hashigwagaho ikigega cya mbere cyitwa Iterambere Fund, aho hagombaga guhabwa amahirwe abanyarwanda bose, atari abifite gusa ariko abanyarwanda bo mu byiciro byose kugira ngo bashobore kwizigamira muri icyo kigega, babone amahirwe aboneka ku isoko ry'imari n'imigabane. Rero cyatangiye mu kwezi kwa karindwi muri 2016. Igihe cyatangiraga, urumva umugabane wari amafaranga 100 ku buryo buri muntu wese ushobora gushaka kujya muri icyo kigega yajyamo, ariko tugahera ku mafaranga 2,000. Umuntu wese ufite 2,000 yabaga ahawe ikaze kugira ngo abashobora kuza kwizigamira cyangwa gushaka uburyo yashora imari ye ku isoko ry'imari n'imigabane. Ubwo yari imigabane 20. Ubwo yari imigabane 20 icyo gihe. Yego.
noneho abantu bashiramo amafaranga kugeza kuri uyu munota, ari abantu ku giti cyabo, ari amakoperative, ari ibimina, ari ibigo bishaka nabyo kuba byanyuza muri ubwo buryo, nabyo biba bihawe ikaze. Noneho tukakusanyizaho amafaranga hamwe, ari abafite intege nkeya n'abafite amafaranga makeya n'abafite amafaranga menshi, bose bakayahuriza hamwe tukayashora hamwe. Noneho na wa wundi wari ufite makeya akaba yabona inyungu nyinshi, kubera ko ubundi iyo ugiye nko mu mabanki cyangwa mu bundi buryo bwari busanzwe buriho bwo kwizigamira, ukagenda ufite 5,000, hari to cyangwa hari to rates baguha. Ariko uramutuje ukazana n'ikigo gikomeye cyashizemo miliyari, nawe ufite 5,000, nibajya kuduha, niba batangaga 5%, nibajya kuduha dufite miliyari 5 na bya 5,000 bazaduhera ku 10. So ibyo ngibyo n'abantu bafite amafaranga makeya nabo bakagira uko babyungukiramo. Rero ubu ngubu ikigega kigeze nkuko wahoze ubigaragaza, umugabane ugeze ku 157 n'ibice 68. Ni kuvuga ngo umuntu washizemo amafaranga ye 100 kiriya gihe, ubu y'amafaranga ye 100 uyu munsi ni 157 n'ibice 68. Agaciro kawa mugabane, wa mugabane yaguze umwe waguraga amafaranga 100, uyu munsi uyu mugabane ugeze ku 157 n'ibice 68. Kandi yarungukiwe n'ubundi, yarungukiwe n'ubundi. Urumva ko biba bimeze neza. Kuva igihe twatangiriye, ugiye ujanisha kuri buri mwaka, umuntu yagendaga yunguka 10 hafi 11 ku ijana. Umwaka ushize twabonye 11 n'ibice 02 ku ijana, ugereranije n'umugabane aho watangiriye naho umugabane warangiriye. Kandi ni nako biriyo birakomeza. Urebye uko bigenda bizamuka, ukoze projection ukareba imbere, umwaka n'ujya kurangira, nanone abantu bazaba barizigamiye muri iki kigega umwaka wose, inyungu zaba yongereyeho izaba ari 11 ku ijana ku mafaranga bazaba bizigamije. Hari abatekereza yuko kwizigamira ari by'abacirengira ngo urabasubije yuko amafaranga ari yose umuntu afite ashobora kuba yakwizigamiye, ariko hari abayafite batazi neza ngo ni gute nakwizigamira. Mukora iki kugira ngo umuntu wari we wese aho ari amenye ko amafaranga afite ashobora kwizigamira? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, aho ari abashe kwizigamira. Tukora ubukangurambaga, tugerageza gukora ubukangurambaga ari ku maradiyo, ku mateleviziyo, ari ku mbuga nkoranyambaga. Tukomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bashobore kubimenya. Icya kabiri ni uburyo bwo kugira ngo abantu bashobore kwizigamira. Uburyo abantu kugira ngo bashobore kwizigamira, dukorana n'amabanki yose. So ni amabanki hafi ya yose dufiteyo amakonti, ku buryo umuntu iyo agiyeyo abaza konti y'Ikigega Iterambere Fund, ugaba wakuzuza formulaire yacu, kuzuza amazina yawe kugira ngo tumenye uwashizemo amafaranga ninde. Noneho amafaranga yagera iwacu, tukakwereza ubutumwa kuri email cyangwa kuri SMS kugira ngo tukumenyeshe amafaranga yawe washize mu kigega n'imigabane waguze ukingana. Ubundi buryo dukoresha ni uburyo bwa mobile money, ari kuri MTN cyangwa kuri Airtel. So tukorana nabo kwa kundi umuntu akanda akanyenyeri 182 akanyenyeri, noneho akaba ashobora kohereza amafaranga ye mu kigega. So kuko uba ufite iyo nimero yawe ya telefone, kandi nimero yawe ya telefone iba yanditse mu mazina yawe, n'irangamuntu ryawe tuhita turibona ko dukorana na MTN. Twashaka n'izindi information zose dushaka kugira ngo tumenye umuntu washizemo amafaranga, tuhita tuguhamagara kugira ngo dushobore kumenya uko byagenze. Rero dukorana na Mobi Cash, dukorana na MTN Mobile Money, dukorana na Airtel Money, Airtel Tigo Money. So bose turakorana kugira ngo nahangaha aho wicaye ushobore kuba wakwizigamira ukoresheje. Uri kuri MTN ukoresha akanyenyeri 18 akanyenyeri 8 akanyenyeri 182 akanyenyeri 8
akanyenyeri rimwe akanyenyeri amazeru atatu umunani hanyuma amazeru abiri ugashyiraho urwego noneho ugashyiraho amafaranga iyo ushaka gushyiramo bakakugayidinga uburyo ki ugenda ubishyiramo. Waba uri muri Airtel ni akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri amazeru atatu umunani amazeru abiri hanyuma urwego ugashyiramo amafaranga yawe nk'uko ushaka kuyizigamira. Noneho tukagenda tukumenyesha buri kwezi abantu bashoboye gushyiramo amafaranga yacu tuboherereza icyo twita statement of account kugira ngo tugende tubamenyesha mu kwezi kushize wizigamiye yangaya yarafite imigabane y'ingiyi noneho muri uku kwezi wongeye mwayangaya afite imigabane y'ingiyi. Ikindi nakubwira nuko ari uburyo bworoshye cyane kuko ushobora kuvuga ati mbonye 5,000 uyu mwanya nimugoroba wabona 10 ukabona ati yangaya ntago nshaka kuyangiza shaka kuyizigamira ukaba wabikora ku munsi ushobora gukora inshuro 10 mu cyumweru urumva ubikora aho ushakiye cyose ubitekereje ushobora kubikora kandi akajyaho nta limite. Ikindi dushishikariza cyane cyane n'abahembwa ku mishahara buri kwezi kugira ngo agire ikintu yizigamira ashira ku ruhande. Ushobora kuvuga ati ndafata 10% y'amafaranga yanjye ntangire kuzajya nyizigamira ugatanga ukabwira umukoresha wawe akaba yayavanaho akayashira kuri konti yacu mu Kigega Iterambere Fund cyangwa ukabwira banki yawe uko amafaranga ageze ku mushahara wawe ugatanga bya bindi bita permanent order kuri banki yawe kugira ngo banki yawe buri kwezi ku itariki 5 cyangwa itariki 10 bazajye bafata ari 100 200 bijyanye nawe 5,000 cyangwa igihumbi minimum tuvuga 2,000 ya ubwo rero kugira ngo umuntu ashobore kubikora igihe cyose ni ngombwa ko biba 2 cyangwa umuntu wamaze gushyiramo 2 bwa mbere na 500 yashyiraho ubundi ni 2 ni 2 igihe cyose 2 ushobora gushyiramo igihumbi ariko minimum tuba tuvuga ni 2,000. Ikindi tuvuga 2,000 ugasanga abantu niho bastikinga cyane ibi 2,000 nkuko nakubwiye byashizweho kugira ngo n'abandi bahembwa make. Urumva niba umuntu ari umukozi wo mu rugo akaba ahembwa 20,000 agatanga 2,000 urumva ko biba ari 10% y'umushahara we. Umwaka uzarangira afite umushahara wundi yizigamiye ku ruhande. Rero masantura nabikora akagiraho 2,000 urumva ibyo 2,000 ntacyo bizakumarira. No kuvuga ngo iyo umuntu yizigamira ugomba kuba ufite intego ugomba kuba ufite nanjye ya kuko hari icyo azamumarira nanjye azakimarira ya ariko bitari proportionnel bijyanye bitabujije ko umuntu yakongeraho kubera intego waba ufite ushaka kugeraho. Wenda umuntu yakwibaza ibi bintu hari aho byigeze bikora bikagira icyo bitanga mu bijyanye no kongera umubare w'abantu abene gihugu bizigamira ibi bigega. Hari icyo byigeze hari ingero wenda zifatika mu bindi bihugu byaba byaratanze umusaruro? Ya urebye mu bihugu byo muri Aziya mu Buhinde ni ibigega bikora cyane twebwe tubyita unit trust, muri Amerika babyita mutual fund, mu Buhinde babyita unit trust cyangwa mutual fund, no muri region yacu urebye za Kenya hari za mutual fund nyinshi unit trust, muri Tanzania ni Bugande barabitangiye. So ni ibintu bikorwa mu bihugu byose kugira ngo bifashe abantu uburyo bwo kwizigamira no gushora imari. Noneho yari amafaranga tubonye tukagenda tuyashora akunguka ku isoko ry'imari n'imigabane. Ubu uyu munsi iyo turebye amafaranga abantu bafitemo n'ibi bihe turimo bya covid, umuntu yavuga ati use nk'udufaranga amaze kugezamo ko nkeneye ingoboka ntitwangoboka udufaranga. Bijya bibaho yuko umuntu yaza akabiyambaza namwe mukareba uko mumugenza? Cyane rwose kuko aba ari amafaranga yawe uba warayizigamiye kugira ngo azakugoboke. Umwaka ushize wa 2020 amafaranga twashoboye gusubiza abantu n'amafaranga arenga 850 miliyoni abantu bagiye bizigamiye mbere bagiye bashaka yuko bayasubizwa. So kuri twebwe ni byiza mu ruhande rumwe kubera ko
biba bifashije babantu baba barizigamiye mu gihe bahuye n'ibibazo bashobore kuba bakwikenura. Nanone bikagaragaza yuko wa muntu wizigamiraga atagira impungenge zo kuba yadusanga, kuko buri cyumweru kuwa kane twakira ubusabe bw'abantu bashaka kugaruza amafaranga yabo bagurisha imigabane yabo. Noneho mu minsi 3 y'akazi tuba twarangije kuwa kabiri nimugoroba bitarenze kuwa gatatu abayongeye kandi kubona amafaranga ayo aba yasabye. So ni ibintu byoroshye ku muntu wari we wese ashobora kwizigamira kandi bigashobora kuba byamugoboka. Waruvuze kuri icyo ngicyo cya covid, nduva nakivugaho, ni ikintu kimwe cyagaragaje impamvu abantu bakwiriye kwizigamira, kuko ibintu tugenda duhura nabyo kuri iyi si nta numwe yamenya ngo ejo bizamera biti. Noneho ejo akazi gashobora guhagarara, ejo ushobora kurwara, ushobora kurwaza, ejo ushobora kugira ibibazo bigutunguye. Ikizakugoboka ni icyo uzaba warizigamiye. Rero abantu ngira ngo barabibonye yuko umuntu utafite aho yikora, aho yishiriyeho ikintu cye ku ruhande, yuko ibintu bishobora kumubera bibi cyane mu gihe ashobora kuba atarizigamiye. Rero numvaga ari ibintu byiza ko Abanyarwanda twese twagira uyu muco tukarushaho kwizigamira amafaranga yacu binyuze mu kigega nk'iterambere fund, cyane cyane ko amafaranga ububitse abatari aho ngaho nk'aya yandi abantu babikaga mu mahembe, ahubwo ari amafaranga yunguka kandi mu namwe mujya gushora mu bindi bishobora kuba byanafasha igihugu gukomeza gutera imbere cyane rwose. Reka ngushimire cyane bwana Gashugi Andre, ngushimire cyane ko wemeye kutuganiza. Iminota yo nayo ntabwo ibitworoheye, kandi ibyo Abanyarwanda baba bifuza kumenya ni byinshi. Mujye mugena umwanya mu bihe bitandukanye tugende tubavunguriraho gake, kuko n'ubumenyi baba babukeneye. Abanyarwanda bamaze kumenya gukora, ariko bakeneye no kugira ubumenyi bundi bwo kumenya yuko icyuya barimo kubira uyu munsi bagomba kuzicara bakagereka akaguru, kandi barimo byibura gutuza bari kurya yabo bizigamiye. Turabashimira ko mwatwemereye uyu munsi, ariko turabasa ko mwazajya muduha umwanya inshuro nyinshi. Murakoze cyane. Reka nanjye ngushimire rero wakomeje gukurikirana iki kiganiro cy'izingiro ry'ubukungu kuri televiziyo Rwanda. Ni amahitamo meza, kandi televiziyo Rwanda yo ibiganiro bindi birakomeje. Ndi Ruziga Immanuel Masantura nkwifuriza ibihe byiza.